nshuti bakunzi muteze amatwi Umukiza Gospel, Kristo Yesu ashimwe. Bene data ndabashimira cyane, ariko haleluya, njyewe muganira ni Habinshuti Jean Claude, nkuko musanzwe mubimenyereye, aho tuganira ku ijambo ry'Imana, tukarisangira, tukarisobanukirwa, ndetse haleluya dufashijwe n'Umwuka Wera, byose bikagenda neza. Ariko rero kanda subscribe, nukanda subscribe iri jambo ry'Imana ngiye gusoma, haleluya, umugisha Uwiteka arama turawusangira. Haleluya, Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Kanda subscribe, nibinagushobokera ukande kuri like, Imana irakumera umugisha. Tudatinze rero, reka dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 25. Turasoma umurongo umwe waho wa 5 uvuga ngo, umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Imana iguha umugisha. Aya magambo ninde wayavuze? Aya magambo ni Yesu Kristo ubwe wayavuze. Icyo gihe yari ari kugereranyiriza abigishwa be ubwami bw'Imana, ababwira ese ubwami bw'Imana bugereranywa n'iki? Aravuga ati ubwami bw'Imana bugereranywa n'abakobwa 10 bafashe amatara yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko ngo abo bakobwa 10, 5 muri bo barabapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Ngo noneho abanyabwenge bafata amatara yabo bajya gusanganira umukwe, ariko bajyana n'amavuta yo kongera muri ya matara. Noneho abandi 5 bari abapfu, bo bafata amatara yabo bajya gusanganira umukwe, ariko bibagirwa kujyana amavuta yo kongeramo. Noneho rero haje kuboneka ikibazo kimeze giti. Umukwe yaje gutinda. Atinze ngo nuko bose barahunikira barasinzira. Aha hantu rero nakunze kuhibaza cyane, ko aba bantu bose bananiwe bagahunikira, ubwo bose ntibari bari kimwe. Ngo ariko ngo igicuku mu ijoro, hagati mu ijoro mu gicuku, ngo nuko haboneka urusaku rwinshi ngo umukwe araje. Ngo noneho ngo ba 5 b'abanyabwenge barakanguka, hanyuma ngo bafata amatara yabo bajya gusanganira umukwe. Kubera ko nyine amatara yabo bari bafite amavuta yo kongeramo, bahise bacana amatara bahita bagenda bajya gusanganira umukwe. Ariko ngo noneho babandi babapfu ngo barabyuka basanga amatara yabo yazimye nta cyaka. Noneho bigira inama yo kwaka kuri babanyabwenge amavuta kugira ngo nabo bashyire mu matara. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati mujye mu bahanjuzi mwihanjurira yanyu. Ngo nuko baragenda, bagezeyo ngo baragaruka basanga umukwe yakinze. Ngo barakomanga, ariko umukwe arababwira ati sinigeze mbamenya, simbazi. Aya magambo rero, aya magambo arashaka kuvuga iki? Ngo umukwe atinze ngo bose barasinzira barahunikira. Aya magambo ashaka kuvuga iki? Tugiye kuyasobanura mu buryo bubiri. Turayasobanura mu buryo bw'umubiri, tuyasobanure no mu buryo bw'umwuka. Nukuvuga ngo mu by'ukuri abantu barananirwa, ndetse iyo ikintu gitinze, ndetse bararambirwa ku buryo niyo umuntu agusezeranije nk'ikintu, byanga bikunze iyo atinze kukiguha ugeraho ukarambirwa, ndetse ukanavuga uti ashobora kuba yarambeshye. Rero kandi mu buryo bw'umubiri, uyu mubiri wacu urananirwa, ni umunyantege nkeya. Nicyo gituma kunanirwa ni ibintu bibaho. Ariko noneho reka twigire mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Ngo umukwe atinze bose barahunikira. Umukwe ninde? Aha ngaho umukwe ni Yesu. Haleluya. Yesu Kristo yagiye mu ijoro avuga ngo ngiye kubategurira hanyu
ngo ahomba kugira ngo namwe muzabeyo. Aravuga ati ndagiye ariko ndaza vuba, nzana ingororano, haleluya, kugira ngo ngorore buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze, haleluya. Aravuga ati nzahagaruka mbajyane, haleluya. Noneho rero umukwe ni Yesu, abageni cyangwa se aba bakobwa ni twebwe, haleluya. Nuko rero ngo umukwe yaragiye agiye kubategurira nyine ngo agaruke ajyane umugeni, hanyuma haleluya, hanyuma ngo ba bakobwa barahunikira, hanyuma barasinzira. Ibi bishaka kuvuga iki? Aba bakobwa babonye rwose umukwe atinze, barahunikira. Reka turebe ihunikira rya bano bakobwa uko ari babiri, cyangwa se ari babiri nyine, harimo abanyabwenge n'abapfu. Noneho aba bakobwa barasinziriye, ariko mu gusinzira kwabo byari bitandukanye. Dore itandukaniro, haleluya. Itandukaniro nuko abanyabwenge, haleluya, barasinziriye ariko basinzira bafite amatara yabo, haleluya. Noneho n'abapfu nabo basinziriye bafite amatara yabo, ariko abanyabwenge bari bafite amavuta yo kongeramo, maze abapfu bo bari bafite amatara gusa nta mavuta bafite, haleluya. Noneho ikindi cya kabiri, abanyabwenge, haleluya, barakangutse bahita bacana amatara yabo, ariko abapfu barakangutse basanga amatara yabo yarazimye, haleluya. Nuko abanyabwenge bamaze gucana amatara yabo binjira mu bukwe, ariko abapfapfa kuko nta matara bari bafite basigaye hanze. Nuko umuryango urakingwa, ntibabasha kwinjira ngo basanganire umukwe. Aha rero wakwibaza uti, aya matara n'aya mavuta bishatse kuvuga iki? Itara ryawe ni ubuzima bwawe bwa gikristo ubayemo, haleluya. Uburyo ubayemo niryo tara, uburyo abantu bakubona niryo tara ryawe rimurika, haleluya. Yesu yaravuze ngo muri umucyo w'isi, ngo abariko mumurikira, haleluya, abariko mumurikira abantu bose, haleluya, kugira ngo bahere ko bahimbaze data wo mu ijuru. Rero itara ryawe ni uko ugaragara mu buzima bwa gikristo. Itara ryawe ni agakiza, haleluya. Noneho amavuta ni umwuka wera, cyangwa se uburyo Imana ikubona. Itara ni uburyo abantu bakubona, naho amavuta ni uburyo Imana ikubona, haleluya. Noneho haleluya, Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Amavuta agaragazwa n'iki? Agaragazwa no gusenga mu buryo bwa buri gihe, gusoma ijambo ry'Imana no gukiranuka. Ayo ngayo niyo mavuta aba bakobwa bari bafite. Barasengaga, buzuraga umwuka wera, barakiranukaga, ndetse haleluya bagasoma ijambo ry'Imana. Ariko bano bapfu bo ntago ibingibi, icyo bari bafite gusa ni ukwitwa abakristo. Bitwaga abakristo, bari barabatijwe ndetse baza gusenga nk'abandi, ariko mu by'ukuri mu bigaragara inyuma bigaragazaga nk'abakristo, ariko mu by'ukuri imbere nta kirimo, imbere nta mwuka wera, imbere nta gakiza, imbere nta mbuto bafite zikwiriye abihannye. Imana idufashe cyane. Ariko baza kugaragara, haleluya. Reka nkubwire rero, nubwo ubirimo nabi, nubwo uhora wiyoberanya ubeshya abantu ngo urakijijwe, ariko menya ngo igihe kimwe uzagaragara. Kandi ndetse niba uri umunyabwenge uzagaragara, niba uri umupfu nabwo uzagaragara, igihe Yesu Kristo azaba agarutse aje gutwara itorero, haleluya, haleluya. Reka dusobanukirwe n'ibi ngibi. Abanyabwenge nabo barasinziriye,
ariko mbere yo gusinzira bari biteguye bafite igishoro cyo kuzirikana. Ese ahangaha abanyabwenge basinzira bate? Rero ni nka kwa kundi ushobora kuba warasengaga amasengesho y'iminsi 7, ariko uyu munsi wa none ukaba utagishoboye, wararambiwe utagishoboye no kuba wasenga y'ibiri. Ariko bitavuze yuko udasenga. Wenda ukaba usenga y'umwe, ukaba usenga ujya muri nibature, ukaba cyangwa se witabira gahunda z'umurimo w'Imana, ariko gusenga ya minsi 3 ukaba warayigabanyije. Nukuri urasinziriye. Kera wajya gufasha abantu, ugafasha abakene ndetse ugasura abarwayi, ariko uyu munsi wa none ntago ukiri kubikora neza. Nukuri warasinziriye. Ukuri warasinziriye. Nukuri reka nkubwire, ntucogore gukora ibyiza. Haleluya. Kuko nutagwisari uzasarura. Imana iguha umugisha. Abapfu bo nabo barasinziriye, ariko ntibari biteguye. Icyambere, abanyabwenge barasinziriye, ariko bo nubwo basinziriye bari biteguye, bafite igishoro cyitwa kuzirikana. Bazirikanaga yuko Yesu Kristo byanga bikunze azaza, ko bagomba kumwitegura. Naho abapfu bo barasinziriye, ariko basinzira ntacyo bafite. Barasinzira baragwa burundu, bareka gusenga, bareka gukiranuka, bareka imirimo yose ishimisha Uwiteka, barayireka. Hanyuma baragenda bihindukira abantu b'isi. Haleluya. Biberaho nk'ab'isi. Ese kubaho nk'abantu b'isi bisobanuye iki? Iyo ijambo rivuze ab'isi, riba rishaka kuvuga abantu babayeho nta Yesu, nta kwitegura, nta gufata ijambo ry'Imana nk'ingenzi. Imana itugirire neza. Aba bantu rero nibo bita ab'isi, babayeho nta Mana, nta gusoma ijambo ry'Imana, nta kurifata nk'ingenzi. Abangaba babayeho nk'abantu b'ibyigenge. Abanyabwenge rero bo nibabayeho nk'ab'isi. Haleluya. Haleluya. Nukubera iki batabayeho nk'ab'isi? Bo bazi ko bagomba kwitegura umukiza Yesu. Haleluya. Ari nacyo cyatumye bazana amavuta yo kongeramo. Nuko bari biteguye ko isaha n'isaha, umunota ku munota, ko Yesu ashobora kugaruka, kandi ko hari igihe yagaruka nta mavuta bafite. Nuko rero bashaka amavuta yo gushyira mu itara, barangije bashaka n'andi mavuta yo kwitwaza ku ruhande. Haleluya. Nuko rero bakangutse bano banyabwenge bakomeje gufata Yesu nk'ingenzi mu buzima bwabo, hanyuma baramusanganira. Ahangaha se ni irihe somo twakuramo? Haleluya. Ubundi kunanirwa bibaho mu rugendo. Haleluya. Nkuko na Yesu nawe yigeze gusinzira mu bwato. Ikibi gikabije ni ukureka kwitegura. Kunanirwa, ushobora kunanirwa, ushobora kuba wenda wasengaga 3 ku munsi, noneho ukaba wasenga 2 kubera intege nkeya. Kunanirwa rwose bibaho, ariko ikibi gikomeye ni ukureka kwitegura umwami wawe Yesu. Haleluya. Abanyabwenge barananiwe, ariko amavuta yabo yari yuzuye. Abanyabwenge rero barananirwa, ariko ntibareka kwitegura. Haleluya. Abapfu nabo barananiwe kandi bareka kwitegura. Nuko rero ni kwa kundi abantu bavuga ngo Yesu igihe bamuvugiye azaza ryari, hanyuma barangiza bakabivamo bakigendera, bagasayisha, bakanywa inzoga, bakasambana, bakiba, bagatukana, bakagomanwa, bakagira ishyari, bakaroga, hanyuma imirimo yabo ikaba mibi cyane. Yesu rero we yabivuzeho iki?
Yesu yaravuze ngo nuko rero mube maso musenge iminsi yose kugira ngo mubashe kurokoka ibyo byose byenda kubaho, mubashe no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu ari we Yesu. Haleluya. Nuko rero mube maso musenge, mutumbire Yesu. Yesu wenyine ni ubasha kubashoboza kugira ngo mwere imbuto, ni ubasha kugira ngo kubashoboza amatabaza yanyu ntazime. Yesu ni mumutumbira, amavuta yanyu azahora yuzuye mu mperezo. Yesu ni mumutumbira, haleluya, muzahora mukiranuka. Yesu ni mumutumbira, muzasenga byemere. Yesu ni mumutumbira, muzuzura umwuka wera. Yesu ni mumutumbira, haleluya, haleluya, ntacyo muzaba. Imana ibaho umugisha mwene data, bene data mwari mukurikiye. Reka dusenga Imana. Haleluya. Reka dusenga Imana. Ariko rero reka twibaze, amavuta yawe yaba mu mperezo arimo, yaba cyuzuye cyangwa yaragabanutse? Ese ntiwaba nawe ufite itara wiyita umukristo gusa ariko nta mavuta ufite? Ese ntiwaba wiyita umukristo ariko mu by'ukuri utakiriwe, warabivuyemo, ukavuga uti Yesu aratinze? Hari ibyo Yesu yavuganye nawe ariko uravuga uti Yesu ni ukuri yarambeshye, ntabwo rwose igihe ntegereje ni kinini. Ese nturambiwe? Ese amavuta yawe ntiyashize mu mperezo? Ubu mwanya rero tugiye gusenga Imana. Zamura ikiganza cyawe dufatanye gusenga Imana. Dufatanye gusenga Imana, hanyuma Uwiteka yongera abane nawe. Yesu Kristo yongera ture muri wowe. Haleluya. Imana iguhe umugisha. Zamura ikiganza dufatanye gusenga Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, uyu muntu udukurikiye maze kumva ijambo ryawe, Uwiteka Mana mugirira ibambe kandi wongere umusukeho, haleluya, umwuka wawe wera, amavuta agwire mu mperezo ye, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.